kuko njye ndi mu rukundo nabaye nk'umusazi. Ni umuhungu mwiza bogari ariko yanze kunyitaba. Umuhungu namukunze ku bwa buri kimwe cyose yansaba njye nagikora ariko akamurukundo. Uramutse bibaye ngombwa ko agusaba ko muryamana wabikora? Yego nabikora. Turabasoje tubaye ikaze mwese mukomeje gukina ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Big up to yourself wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora. Uyu ni wo mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe tukaba tugiye kuganira nkuko mubibona kuri kamera za Yawe TV. Muri kubona ko turi kumwe n'umukobwa yambaye black, umukobwa w'inzobe, yambaye agakweto karekare, arakeye pe. Ubihakana nteribuye. Reka nanjye muhikaze mu kiganiro. Turakwakiriye amakuru. Umeze neza? Yego. Witwa nde? Nitwa Nishimwe Teta. Ishimwe Teta tugwaye ikaze hano ku biganiro bya Yawe TV. Yego murakoze. Hanyuma rero ugiye kuvuga ngo Ishimwe Teta ni muntu ki mu magambo make yawe? Teta ni wahehe? Teta imyaka ingahe? Teta se ko ni singo cyangwa se rimariye? Ndi singo. Ndi umukobwa nyine urabyumva, ndi umukobwa ubana n'ababyeyi. W'imyaka 20. Nkabamba ku Gisozi. Yego. Hanyuma Teta wahisemo gute kwambara gutya? Ni style nkunda. Yego. Style ukunda imeze ite? Nkunda imyenda ya black cyane. Ukunda kwambara ndabona ari agakanzu gasa nk'akagera ruguru y'amavi. Ukunda kwambara utuntu tugufi cyane turi? Yego nkunda ibintu bigufi. Ntabwo ujya wambara ibintu birebire? Iyo foto sindayibona. Kubera iki utabikunda se? Mba numva bimbangamiye. Hanyuma se abantu ubona bambaye nk'amajipo maremare ubu babona bati wowe? Mba mbona ari byiza kuko wiga buri muntu agiye ikintu akunda. Nshobora kuba nkunda ibintu bigufi, hari ukunda ibintu birebire. Kuri we yabyambaye aba yumva nyine ari proud y'icyo kintu akoze. Hanyuma nk'abantu bajudginga abantu bambara ibintu bigufi nk'amwe, ngira ngo ujye ubibona nk'iyo uciye nko ku muntu akabona wambaye ikintu kigufi arashobora kuvuga uriya mukobwa kuki atiyambitse. Ngira ngo muri societe nk'uko abantu bazi cyane cyane nko mu byaro, umukobwa yambaye nk'akantu gatoya hari ukundi kuntu afatwa. Ibyo bintu urabizi? Ndabizi ariko ntabwo nshobora kubiha agaciro kuko mba nabikoze mbizi ko numva muri ngiye bindimo. Rero urumva ntabwo nakora ikintu abantu bashaka ngo ndeke gukora icyo nshaka, byaba bimbangamiye. Wari waca ku bantu bakabivuga ibyo bintu? Watubwiye ko ukunda kwambara utuntu tugutoya, wari waca ku bantu ukabona nyine basigaye bakwibazaho, bamwe baranabikubwiye? Yego barabimbwiye ariko nyine iyo ubwiye umuntu ukamubwira icyatumye bikora nawe arabyumva kuko twese tugira ikintu dukunda, buri wese agira icyo akunda. Ubwo rero njye nkunda kwambara kubona nambaye. Namungu muri mwakundana ngakubwire ngo gerageza ujye wambara utuntu tureture. Honestly please. Oya ntabwo biraba kuko avuga ati kuko nabonye nambaye ibi byadasanzwe nzi mu yatekereza ibindi. Hanyuma iyo ugiye gusenga wambaye ute? Nkunda kwambara amakanzu maremare atari cyane agera wenda nk'aha hasi y'amavi. Hasi y'amavi ni maremare. Cyangwa nkambara amapantaro. Mu rusengero se undi ryari? Mirusha. Ndi kumva ari nko mu kwa mbere ku itariki 20. Ubwo rusengera hehe? Muri Gatolika. Uheruka gutura se? Aya kuse natura kandi nasenga. Icyo gihe uherukayo? Naratuye. Amafaranga uheruka gutura mu rusengero yarangaye? We honestly. Yari amafaranga 500. 500. Hanyuma rero haramutse haje nk'itegeko bakavuga ngo amafaranga watuye cyangwa se amafaranga wajyanye mu rusengero ni azakoreshwa mu kubaka inzu zabamo mu ijoro. Nkawe Ishimwe waba utuye mu yihe nzu? Inzu byibura igeretse nk'inshuro 3. Ubwo uvuze ko inzu igeretse nk'inshuro 3 tuyebarire miliyoni zingahe? Ni nyinshi cyane. Miliyoni wenda 500.
500 wenda n'urugero tuyifashe kuko ntabwo tuzi ngo byifashe gute iyo bari kubaka. Hanyuma rero ibyo miliyoni 500 wugeze uyatanga mu rusengero, umuntu ugeze wumva ikibazo nakubajije? Nakubajije ngo amafaranga waba waratanze mu rusengero abaye avuyemo inzu yakubakwa mu ijoro, watura mu yihe nzu? natura mu nzu itari nziza, itari nambiringaniye. Yatwara nk'amafaranga angahe? Yatwara wenda nka miliyoni. Bivuze yuko kuva wabaho Linda watuye amafaranga miliyoni mu rusengero. Ndikumva ageramo ko natangiye gutura ndi umwana, kandi ndi umwana mu rugo bamaga amafaranga menshi, akaba ariyo nora. Yego, ari n'umukire. nagari cyane. Hanyuma Linda watubwiye yuko uri umukobwa w'imyaka 20. Linda se yiga mu wakangahe cyangwa se? Ntago niga, narasoje. Akora iki mu buzima busanzwe? Nkora ibintu bijyanye na massage. Massage. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza, ari umugabo n'umugore ninde wamasa ukumva ni sawa nyine, like hari ukuntu umuntu aba amasa umuntu akavuga ati umugabo aje rwose mbumva nta kibazo, umugore yaje arangora, ninde ubona ukugora? Kenshi nabitangira abagore nibo bantu nabonye bamvuna mu buzima iyo namukozeho, kuko aho umurangije ushobora kurangiza aha umanutse nka hasi kumva ngo hano haracyameze uko, akakugora nyine akagusubiza inyuma. Ariko umuntu w'umugabo iyo umukoreye massage ntago iyo urangije uburangije ntago yirirwa avuga ngo subira. Urumva harimo itandukanye, abagore bararushye. Hanyuma se nk'umukobwa ukora massage, tuzi neza ko iyo umuntu agiye gukora massage nkeka ko aba yambaye akantu k'imbere gusa, hanyuma ahandi aba yambaye ubusa, nibyo cyangwa ntago ari byo? Tubwiye kuri abantu bo hanze kuko nanjye ntago mbizi uko biba bimeze. Yego, nje ku masamba nambaye isengeri, nambaye nakora. We umuntu uje muri massage aba yambaye ubusa, wenda yambariyemo akantu k'imbere, umugabo yambaye boxer. Yego. Hanyuma rero nk'umukobwa, umugabo uje muri massage, hanyuma rero ubyitwaramo ute iyo umugabo mukoreye massage ukabona arashaka ibirenze ibindi? Ntabwo byari byambaho kuko binambayeho njye namubwiye ko bidashoboka, kuko ntabwo kaba ari akazi kanjye. Nk'umuntu ubibamo ngira ngo ujye ubona nyine life yayo urayizi, ubuzima uko muba mubayemo cyangwa se na bagenzi bawe muba mukorana, ufite experience, ujye ureba ukumva bagenzi bawe uko byagenze. Nta bagenzi bawe bajya b'abakobwa bajya bahura uko biri kose, niba bahura n'abagabo kandi bakaba igihe kigera bakambara ubusa n'ibiki byose, umugabo ashobora gutekereza ikindi, cyane cyane ko uri no kumukoraho by the way, ntabwo biba byoroshye. Nk'abandi bakobwa bagenzi bawe wumvise biba bimeze gute wowe wabashije kuba waganira nabo? Njye sinzi ukuntu ntabwo najya kubaza umuntu ngo ese biba bimeze ute. Gusa njye icyo nzi wenda nk'uko ubonzi nzi ko wenda bakeya muri bajya bameze nkanjye, ariko abandi bose sinavuga ngo ndabazi, kuko iyo abikora aba ari ukwe nanjye ndi ukwanjye, hari abo nagiye gukorera, urumva ntabwo tuba turi kumwe. Ibyakurikiyeho nyuma ntabwo najya kubimubaza. Nta mugabo wari waza ngo byibura ngo wumve ko ashaka ibirenze massage, like ukaba uri kumukoraho agatangira kufiringa ukundi kontu, agatangira kuzana izindi ntekerezo zitari ibyo ibyamuzanye, agatangira kumva ko mwaba inshuti mu bundi buryo? Nk'umugabo urabizi ko unamukozeho gutya ashobora kwita ahindura feelings, akumva ko hari ibindi bintu mwajyamo bitari ibyo ngibyo. Be honestly, tubwire twumve na life yo muri massage. Hari abantu wenda baba bumva ko abakobwa banakora muri massage hari ibindi bintu biba byihishe inyuma, bavuga ati umukobwa ukora muri massage ni kimwe n'umukobwa ukora mu kabari. Ni abantu bakunda gufatwa, hari ukundi kuntu bafatwa muri societe, hari ukundi kuntu batekereza bakavuga ngo abakobwa nk'abo ngabo nyuma iyo barangije gukorera abakiriya nk'abo ngabo nyuma hari ibindi bintu biba byihishe inyuma. Bibeze gute? Kuba byarakubayeho ukabakatira ukavuga ntabwo byakunda, ariko se hari umugabo waje gukoresha aho ngaho cyangwa se umusore igitsina gabo biba ngombwa yuko yifuza ko hari ibirenze massage bibaho? Nyitangira akazi byambayeho ari inshuro ya kabiri ngiye mu kazi. Nyitangira gukorera umugabo nyine arahinduka, ashaka no kumfatirana ndanye nawe akereka maze njye kwihagarika ndahita ngaruka. Icyo gihe mpita nsezera akazi. Yaragufashe ku ngufu se cyangwa agiye kumfata? Muri nk'ahantu mukumba muri mwenyine cyangwa? Yego. Mukora kandi munaganira? Ntabwo wakorewe mu kirori utamuganiriza, ntabwo bibaho. Ni nk'iki uri kumubwira? Tumuganiriza nyine. Yo umuganiza cyangwa niwe uba honest akakuganiriza? Biterwa
naho biturutse. Hari igihe nyine ujya kumva nk'umuntu yakubwiye mu rugo mba mfite stress ibiki n'ibiki, utangira kumubwira okay pole, nawe ukagerageza buryo ki ushaka kuganiriza umuntu uri gukorera. nk'abana b'abakobwa ubona muri ako kazi ukora ari izihe mbogamizi bakunda guhura nazo? Bahura nazo zo kuvuga ngo baba bashaka kubafatirana, nyine ukumva ni birebire, ariko urumva nta kindi njye nabikora. Iki babwira nk'abagabo bakunda kujya muri massage bagahura n'abakobwa bakabakorera massage? Ikintu njye nababwira kuko baba baje ngo tubakoreye massage tukabikorana umutima mwiza. Niba badushake hanze y'akazi, ntibadushakiye mu kazi ngo badufatirane. Urumva baba badufatiranye. Niba aje nkamukorera ntashaka kumfatirana kuko ndi mu kazi, anshake azamfatirana ikindi gihe nari mu kazi. Iki babwira nk'abakobwa cyangwa se oya icyo babwira nk'abantu bo muri sosiyete yo hanze bafata abakobwa bakora massage bakabafata mu bundi buryo? Burya cyane cyane abakobwa bakora muri massage n'abakora mu kabari badufata kimwe, bakavuga okay bari abantu ninda, ariko uko babifata siko turi. Uyiga akazi kose uko kaba kameze kaguhesha kandi keza. Na mpamvu rero yo kuvuga ngo kuba nkora muri massage ndinda ibiki n'ibiki akavuga ibindi siko biri, cyangwa avuge ngo umukobwa ukora mu kabari ngo ni indaya ngo kubera ko akora mu kabari ngo niyo mpamvu. Niko kazi Imana yamuhaye. Rero ndi kumva ikintu nabwira abandi badufata uko siko turi. Uyiga ibyo umuntu akora siko aba ari cyo ngo ni indaya ngo nibiki, siko turi. Hanyuma rero nta muntu n'umwe acyumva ko wabonye ako kazi ko muri massage, nta muntu n'umwe wigeze guhamagara akakubwira ngo ako kazi ugiye gukora siko ngaguca intege? Banciye intege cyane, abantu benshi cyane, ndetse famiye yanjye igihe cyose mama wanjye akunda kunshyigikira. Gusa kuri uwo munsi nibwo nabonye mama wanjye atari kunshyigikira neza ngo numve nyine yanshyigikira ngambwiye ngo ni byiza. Yabanje kubyanga, bigeze aho ndavuga okay mami mbabarira mbikore kubera ko ntabwo nakomeza kwicara ndakuze. Bigeze aranyumva ndabikora, ariko ntiyabyumvikana na papa wanjye. Bigenda biza buke buke ndakora, bigeze aho barabimenyera nyine barandeka. Hanyuma rero ishimwe harya rinda tubwe ko yitwa Teta. Ishimwe Teta dukoresha irihe? Yose nayanjye iri koroheye. Hanyuma rero Linda wamamagaye umbwira yuko hari ari message cyangwa se ubutumwa ari inkuru yawe ushaka gusangiza abanyarwanda banakugira inama. Hanyuma rero akaniko kanya ngo ngwe micro ubanze tubwire se byagenze gute kugira ngo byagenze gute inkuru yawe imeze ite? Ni inkuru y'urukundo nshaka kubabwira. Hashize iminsi nari ndi kumwe n'umucuti wanjye nagiye kumusura. Sinzi ukuntu yari nicaye mfata phone ye, mbonamo amafoto, ndi kuri amafoto ngwa ku mafoto y'umuhungu. Umuhungu umubonye nahise mukunda. Nabwiye uwo mukobwa se nahura n'uyu muntu, arangije ashaka nyine abanza kubyanga, aranuka arandakarira ibiki n'ibiki. Ndamwinginga navuga se basi nabona nimero ye, aravuga ati okay nari nzabigufashamo nzayigushakira. Nimero yarayinshakiye, kimara kuyinshakira nyine mpamagara uwo muhungu, ko mpamagara yanga kunyitaba. Ni umuhungu mwiza warwaye, ariko yanze kunyitaba. Ariko nubwo mbizi yuko mu muco wacu namwe arufata iya mbere, njye narayifashe kuko umuhungu namukunze ku bwa buri kimwe cyose yansaba njye nagikora, ariko akamurukundo. Yego niyo nkuru nayo ngufitiye ubwo rukundo nabikora. Iki kintu wakora ramutse bibaye ngombwa ko gusaba ko muryamana wabikora? Yego nabikora. Kumukunda kubera ko mukunda cyane, ariko vuga cyane bivuga ngo kumukunda gusa cyane nabikora. Hanyuma rero se nimero ze wazibonye ute, byagenze gute? Uwo mukobwa narazimwatse nubwo yabanje kubyanga, ahita agenda kundi mucuti wacu, niho yazikuye. Yego uwo musore yaraziranye n'umucuti wanjye? Yarazi n'undi mucuti wacu baziranye, ariko njye ntabwo nari mbizi ko baziranye n'undi mucuti wacu. Umusore ni ubwa mbere wari umubonye? Yego ni ubwa mbere nawe mubonye. Iyo ubonye se atakwitaba ntabwo giving up? Nyine mbitekerezaho cyane, ariko buriya ni uko yenda aba ari bize cyangwa ari nimero atazi, nkagerageza ariko ntabwo ajya anyitaba kandi birambabaza. Iki rero ushaka kuzakora kugira ngo urebe ko hari icyo wahindura? Nahindura kugira ngo ankunde. Njye
nakubwiye ngo kubwa buri kimwe nakora buri kimwe cyose kugira ngo ankunde. Yego, ubwo rero nta kintu na kimwe natakora kugira ngo anyemere, buri cyose nagikora kubw'urukundo, kuko kigoranye kwica bakagifata ukundi nagikora. Sinzi wenda icyo atekereza we, icyo yansaba, ariko icyo ari cyo cyose njye nagikora. Sebastien we wari wakunda, Ange we wari wakunda. Ntabwo urakunda. Urukundo se si uruzi? Ubwo rero ishyire mu mwanya wanjye wumva ari nkanjye nyine ukuntu bimeze, nyine ushyire ube ngewe wumve. Urukundo rurababaza. Rega izi mpamvu se mu muco wacu nk'uko wabivuze, nuko wenda iterambere rigenda riza cyangwa se ko imyaka igenda iza, ari ukuntu bigenda bihinduka. Ubundi akenshi iyo umukobwa, ndavuga ku ruhare hano mu Rwanda, iyo umukobwa yateye imbere akabwira umuhungu ko amukunda, ni ibintu bibaho gake cyane ku ijana, ni bibaho gake cyane. Sinzi rero impamvu ndi kuvuga ngo bumeze ute, cyangwa se sobanura nk'abantu batari kubyumva neza ukuntu ushaka kubwira umuhungu ko umukunda. Ndabizi ko bisebetse, ariko urukundo nta na kimwe utakora, byose wabikora ku bw'urukundo. Rero njye ndi kumva ntabwo bisebetse cyane kuba namukunda ngo ngende musaba urukundo, ahubwo kibaye nari mbonye amahirwe nkahura nawe. Ndabizi ko iyo usabye Imana iraguha. Ubw'urukundo rero niyemeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo mpure nawe ankunde nk'uko namukunze, kuko ni umusore mwiza cyane, naramukunze sinzi ko nabivuga. Nawe umubonye ndabizi ko wamukunda. Tugiye kurwanira abagabo. Nyine twajya mu marushanwa tukareba utsinda undi. Sibwo ni nk'iki wakoresha, kuko ndi kumva warasizoye pe, waravuze tuko biri kose ugomba kumubona. Ni iki uzakoresha cyane cyane se uwo muhungu uramutse nusanga uwo muhungu afite umukobwa bakundana, uzabyitwara? Yego bizambabaza, ariko sinzava ku izima. Nzamurwanirira. Uzamutsindira azamujyana. Ngiye buri kimwe cyose nagikora, nubwo kwica ari icyaha wenda natabikora, ariko binabaye ngombwa nabikora kugira ngo mutsindire. Ubwo rero nzarwana paka mugezeho. Uramutse usanze afite umusheri se akakubwira ati, bikaba ngombwa yuko akwitaba akakubwira ati ngiye mfite umukunzi, wabyitwara mute? Afite umukunzi batabana, ari umukunzi we gusa batabana mu nzu, ibyo bintu biroroshye. Ariko nashaka buyiga ki muteranya n'uwo mukunzi we. Amafoto urabizi byarakemutse muri iki gihugu cyacu. Nkamufata wenda nk'akavidewo cyangwa nkamufata nk'amajwi ari kwigamba nyine kuri uwo muhungu, nkamwoshya akabivuga. Wumva ari ikintu cyiza se uzaba ukoze niba ufite plan yo kubikora? Yego si cyiza, ariko kubw'urukundo mba numva ari cyiza, nubwo mbisi ko atari cyiza, ko mu rukundo ni cyiza. Hanyuma rero uteganyije ibyo bintu bibi, ufite izo plan zo kuzakora ibyo kuzateranya. Nusanga afite umukunzi ntabwo twari twabimenye neza, ariko se usanze atamufiteho? Atamufite byaba byoroshye. Usanze mutamufite bikaba ngombwa yuko aguca amazi. Anca amazi? Abahungu nyine yego bagiramo kwiyemera, iyo wamubwiye ko wamukunze batwiyemeraho, ariko ndabizi rwose nagerageza abo gake bwose anyumva kumva uburibwe ndimo nyine bw'urukundo, kuko narakunda arabizi. Wakemera guta agaciro kugira ngo agukunde? Cyane rwose nabikora. Siko bya bintu bikaze, wakunze umuntu ku buryo ushobora guta agaciro kubwe. Sambwiye se ko ufite uzi urukundo, nawe ari we wakemera kugata ariko ukabona icyo ushaka. Njye ndi kumva nasoni byabineye, ariko nkabona uwo nkunda. Yego. Hanyuma rero uwo muhungu hashize igihe kingana iki uheruka kumuhamagara ryari? Nani mugora namuhamagaye ariko yanze kunyitaba. Twagerageza kumuhamagara ku yawe, yakanga kwitaba ku yawe, tukata dukoresha iyanjye wenda kuko atayizi. Okay, nta kibazo. Ngerageze muhamagare. Kugira ngo tubashe twumve. Yego.
Alo, alo we, mwiriwe wiriwe neza. ni Jack tuvugana. Yego niwe, wowe urinde? Okay, ni umuntu bita Linda ariko ndabizi ntabwo apfa kumenya. Mhm. Ah, twavugana niba bitakubangamiye. Linda, bite byawe amakuru? Ni meza. Yego mvugisha nta kibazo. Waza mu mwanya tukabonana ko numva hari icyo nshaka kukubwira. Linda, ibintu byawe nagiye mbyumva kenshi. Birajagaraye cyane. Kandi utanzi? Eh? Utanzi? Nakuzi? Ntabwo nkuzi isura ku isura ariko ndabizi neza ko nakumviseho. Uko wenda wabyumvishe siko biri. Twazihurira ukareba niba ari ukuri. Linda, Karame? mfite akazi kenshi ntabwo nzi ko byakunda muri iki gihe. Ntabwo nzi ko byakundira. Si ubwo wambabariye. Linda, Ndakumva. nakubwiye ngo ibintu byawe numvise bijagaraye nubwo nakuzi ariko numvise inkuru zawe zijagaraye. Kubera iki ukomeje kugenda unyirukankaho? Bite byawe? Ni nk'ibiki wanyumvishe yose basi? Byo kugenda umbaririza. Ko tutaziranye bite kweri? Ese wamaye basi iminota 30 tukazabonana tukavugana nkakubwira icyo ngushakira. So, ndaza kubitekerezaho. Ndaza kubitekerezaho. Alo? Yego ndaza kubitekerezaho. Amakuru Jack. Ni meza. Nitwa Anje. Yego. Linda rero yafashe umwanya aza kuza kuma ubuhamya bwe cyangwa se story yiwe, ari no kurira. Sinzi nyine niba wazamuha umwanya ukumva icyo ashaka kuvuga kuko juste niba yafashe umwanzuro kuza kubivuga. Wowe yaje kubwira iyo story yawe urinde. Ngiye nitwaje koko nabikubwiye. Yego. Ubwo rero sinzi niba wazamuha umwanya bibaye bitakugoye. Anje, nta kibazo ndaza kubifatira umwanya mbitekerezeho. Okay, ndaza kuza gutwara nimero yawe noneho tuzavugana nge nawe. Hari ikibazo? Yego nta kibazo. Okay, sawa. Ah. Okay. Asira. Hanyuma rero no kwihangana wenda tuzavugana. Hanyuma rero nicyo ushaka kwisabira abantu, ubashaka kubagisha inama, agira icyo babaza. Okay, nyine nk'abakobwa bagenzi banjye cyangwa wenda nk'abasore sinzi abari kubyumva bangira inama y'icyo nakora. Kundi mu rukundo n'umuntu utaziranye ariko ngenda naramukunze kuko namubonye ku mafoto. Rero nabasaba ngo bangire inama y'icyo nakora. Bamfasha rwose baba bangiriye neza. Kuko nge ndi mu rukundo nabaye nk'umusazi. Ubwo rero bamfashije bangira inama nkabigumamo cyangwa bivamo. Kuko nge ntabwo nabibasha ndi njyenyine. Ubwo rero bangiriye neza bamfasha bakangira inama. Hanyuma rero se nyuma yuko akwitabye no kwihangana ariko nyine bibaho no kwikaruma sister bijya bibaho nyine no kubyikaruma ukareba ko next time ndaza gutwara nimero yiwe nze kuza kumuvugisha numve yuko twazabahuza. Hari ikibazo? Oya nta kibazo. Tubahujije hari ikibazo tukabazana. Ngamugeze neza cyane. Rero wakoze cyane kubw'inkuru yawe ngira ngo buri muntu wese yarebye ino nkuru ni nkuru ibabaje y'umukobwa yakunze umukobwa ariko yakunze umuhungu yakunze umuhungu. Mu gukunda umuhungu rero umuhungu ntago muzi yabonye ku mafoto hanyuma biba ngombwa yuko abona nimero ye ariko umuhungu ntago yamwitabaga. Mu kutamwitaba rero ubu ngubu nibwo amwitabye. Ngira ngo murabyumviye mwumvise uburyo yamubwiyemo twumvise uburyo byagenzemo biba ngombwa yuko n'umukobwa babarangira ngo mwabyiboneye ko yarize. Ntago byoroshye umukobwa ari cyo abisabira no kujya muri comments mukamugira inama nk'umuntu ushaka ese koko akomeza mukunde nk'umuntu yagize ese koko abimubwire ese abyitware mati nawe waba wa mbere